mwaramutse muraho cyane sashimwe sahimbazwe ndikababwira ngo mwaramutse kubera ko iwacu bukeye mu gitondo kabisa turibatuye turabyutse tuvuye mu ijoro uyu munsi ni kuwa gatatu ni umunsi w'amateraniro. Abantu dusengana, abantu duteranira hamwe barabizi. I Nyarugenge iwacu muri ADPR uyu munsi aba ari umunsi wo kwirirwa imbere y'Imana, kwiriza ubusa, tukirirwa dusenga. Umwuka w'Imana yaranyemeje gufata iyi video kugira ngo nshishikarize abantu b'Imana ko tugomba gushaka umunsi wo kwirirwa imbere y'Imana tugasenga. Iminsi ahantu igeze abantu tumaze kwihugiraho, duhugiye muri byinshi, dufite ibintu bitugize busy ku buryo tumaze kubona iminsi yose nta munsi n'umwe urimo wo kwirirwa imbere y'Imana, nta munsi urimo wo gusenga, nta munsi urimo wo gucika isi no gucika imirimo yacu ya buri munsi ngo dufate umunsi wo kujya imbere y'Imana, ngo twirirwe imbere y'Imana. So rero uyu munsi njyewe ndabyutse kandi ndazindutse, biracyari mu gitondo kabisa, mu gitondo kare, kuko abantu basengera iwacu i Nyarugenge bo barabizi, iyo ukererewe usanga huzuye. So rero nari mfashe iyi video kugira ngo mbashishikarize muze tujye tubyuka tugende gusenga. Ntabwo umukristo akwiriye gutungwa n'amasengesho n'amateraniro ya dimanche, n'amateraniro yo ku cyumweru, cyane ko noneho ubu ngubu dusigaye duterana amasaha atarenze 3, ugateranira irya mbere isaha imwe, amasaha 2 tukaba turatashye, kaza mu rya kabiri isaha imwe, amasaha 2 tukaba turatashye. Twaba twagize umugisha tukabona nk'ahantu wenda hari igitaramo, hari konseri cyangwa se hari igiterane, tukajyayo naho amasaha 2, 3 tukaba turatashye. Kuwa mbere tukirirwa mu mirimo, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu tukajya muri weekend, tukajya mu makwe cyangwa se tukirirwa mu ngo, tugahugira muri ibyo, twongera guhurira mu materaniro ku cyumweru. Niko iminsi isigaye niko isi isigaye idutwaye muri bino bihe. Iminsi tugezemo iragoye, nimubyuke tugende gusenga, tujye gushaka mu maso y'Imana, tugende gupfukama, tugende uko twahamagawe. Ububyutse twahamagaranywe tujya imbere y'Imana, tukiriza ubusa, tugasenga, tukarara imbere y'Imana. Dukwiriye kongera tukagaruka ku gicaniro. Natekereje ndavuga nti ntago naba mbyutse ngo ndeke kubyutsa n'ubwoko bw'Imana ngo tujyane mu materaniro. Ni ingenzi cyane rwose pe, ni ingenzi ku muntu wese wagira umugisha wo kubona uburyo bwo guterana. Rwose ntubikerense cyangwa ngo wumve ko ari ibintu biri aho, wumve ko ari umwanya bakabaye ukoramo ibindi, wumve ko nta muntu uguforsa gusenga, nta tegeko, nta kintu, wenda nta mafaranga uri uhombye, ntaki, ariko wumve yuko urabikeneye, ubugingo burabikeneye kugira ngo twongere tubyuke rwose. Ibihe dusohemo biradusaba gusenga, biradusaba kujya imbere y'Imana, sibyo? Umugisha wakuye imbere y'Imana, ubuzima bwiza Imana yaguhaye, amahoro Imana yaguhaye, ibyifuzo wasengeye bigasubizwa. Ukwiriye kongera kubyuka ukajya imbere y'Imana ugasenga. Hari abantu basigaye bavuga ngo dutunzwe nayo twasenze mu minsi yashize. Nanjye mu bihe byashize hari igihe nabyivugishaga ngo ntunzwe nayo nasenze ngo nkiri umukobwa, ngo ntarabyara, ngo ntaragira ngo duhinja, ngo ntarabona ngo akazi ngo kangire busy, ngo ayo nasenze ngo arantunze. None se ubwo niba ayo nasenze ntunze, ubwo ngubwo mu minsi iri imbere nzatungwa n'iki? So dukwiriye kujya imbere y'Imana, dukwiriye gushaka mu maso y'Imana, dukwiriye gusenga ubudasiba kandi
yego turi mu mirimo yacu twasenga, turi mu ngo zacu twasenga, ariko ntitukanibagirwe guterana kwera kw'abana b'Imana. Ntitukibagirwe ibihe byiza dukura mu cyumba cyo kuwa gatatu. Iwacu dusenga kuwa gatatu, ariko ahandi basenga iyindi minsi. So rero ntimukabyibagirwe kabisa, ntimukabyibagirwe. Ngewe uraha nje kubabyutsa ngo tugende gusenga, nje kubakangurira kwitabira amasengesho, nje kubakangurira kwitabira gushaka umunsi wo gucika imirimo y'isi no gucika ibintu bitugize busy, tukajya imbere y'Imana. Mwumva ijwi riguhamagarira kuba imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. So tubane rero umunsi ku wundi, mbashimira n'uburyo mukomeza kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, kandi rwose iby'umwuka w'Imana dushoboza kubasangiza ni ibyo ngibyo dusangira. Imana iduhane umugisha. Yego ni mu muhanda, murahabona abantu bahazi, wenda barahazi, ni ku Kinamba niba nibuka neza. Ndi mu bantu ba mbere batajya bamenya imihanda kuri iyi si y'Imana. Ubwo aho nkandagiye haba ari mu Rwanda, ibindi ntubimbaze. Nshobora no kuhagera uyu munsi, ejo nasubirayo nkahayoba. Nuko ntabwo njya menya imihanda pe, ariko ni ku Kinamba. Yego tujya mu murimo w'Imana, tujya imbere y'Imana, gushaka mu maso y'Imana no mu bwiza bwayo, guterana kwera, niko Bibiliya ivuga. Nshimira n'umudriver wanjye. Imana iguhe umugisha papa wacu, rwose abangiriye akamuhwe, akampa karayidi kangeze mu nzu y'Imana, hanyuma nawe ajye gushaka ibirayi by'abana. Ubutaha nanjye nzajya gushaka ibirayi nawe ajye gusenga. Urugo nyine ruba rugomba kujya ibihe. Hanyuma twari turimo tuvuga ku gusenga, tugende twibukiranya imirimo Imana yakoze biturutse mu kuyegera, mu gusenga, mu ivi, mu gupfukama. Yego ntabwo Imana ikoreshwa nuko twikebaguye, twasenze, twahise ariko gusenga ni ingenzi. Gusenga birafasha. Gusenga n'ubuzima bw'umukristo. Abantu babizi nk'uko mbizi, abantu babyumva nk'uko mbyumva, mwandike muri comment uvuge ngo gusenga byankuye aha bingeza aha. Urusengero, haba hazi ku rusengero iwacu, aya masaha parikingi iba yuzuye. Haba huzuye rwose, hapfutse utabona aho parika. Tugeze mu rusengero, dutangira guhimbaza Imana, biba biryoshye mw'abantu. Mana nyagasani, abantu batabona umwanya w'icyumba cyo kuwa gatatu. Ni byinshi batabona. Duhimbaza Imana, abayobozi b'amasengesho, korali eniha korali nziza kweri, abahamagawe n'Uwiteka kabisa, baduhesha ibihe byiza, bakadushyira nyine mu mwuka wo kuramya Imana no guhimbaza, bakatugirira neza, bakora umurimo w'Imana neza. Hano rero turimo tukadansa, agasirimba, turi guhimbaza Imana. Twasoza bakaturirimbira indirimbo zabo nyine, uko ni korali, baririmba neza. Noneho ikintu bakundira cy'umwihariko, buri wa gatatu bazambaye uniforme. Buri wa gatatu baba bambaye uniforme. Wumva ukuntu ari abakozi b'Imana. Imana ibaha umugisha cyane cyane, turabakunda, badufasha ibihe byiza. So nagiye mfata video zitasa neza kubera ko ntari umukameramani w'umwuga, akazamo akantu k'ubuturage, video ikaba irancitse, ariko murumva mba ndi kwiyumvira ubutumwa bwiza. Ibya video nkafata ibibonetse byose kugira ngo namwe mbasangizeho, ariko njyewe mba ngomba kuhaba nk'umuntu uhari, nkumva neza icyo bari kuririmba kugira ngo mutandangaza. Umwigisha wa mbere rero, uwa mbere atangira rwose hakiri kare mu gitondo, iyo akererewe ntabwo mwumva. Yari umubyeyi mwiza kuri uyu munsi, atwigisha neza ijambo ry'Imana ryiza. Umubyeyi mwiza kuko usa neza. Hari abantu bajya bagira ngo gukizwa n'iby'abantu harya ngo basa nabi. Oya, uyu mumama yari mwiza, ndavuga physically yari mwiza pe.
pe winze busa neza, uvuga Imana neza, ukijijwe, akakubwira Yesu yamenye, atuha ubuhamya bw'ukuntu yakijijwe, atubwira ubuhamya bw'ukuntu Yesu yamukuye ahantu muri ba bakobwa yatubwiye ngo yambaraga ikabutura muri downtown, ariko Yesu amuha agakiza, arakizwa, aramuhamagara ngo akore umurimo w'Imana. None ni umukozi w'Imana, avuga neza ijambo ry'Imana, hari ijambo yatubwiye, hari akantu yatubwiye nanditse ahantu ntashobora kwibagirwa, mpora nibuka. Yaratubwiye ngo ntukibaze uko wabaho uramutse uretse ibyaha, icyiza bireke urebe ko hari icyo uba. Imana iduhane umugisha kabisa. Ntukibaze uko wabaho mu gihe waba uretse ibyaha, ahubwo wowe bireke hanyuma urebe uko ubaho. Kubaho wararetse ibyaha nta cyiza nkabyo, nibyo byiza bya mbere bibaho. Bigeragezaho gusa ubireke hanyuma urebe uko ubaho. Hanyuma rero umukozi w'Imana Nshizirungu, abantu benshi baramuzi mu itorero ryacu, ni umukozi w'Imana uvuga ubutumwa bw'Imana neza kabisa, ahantu ari nk'uko nyine izina rye riri, nta rungu riba rihari. Nawe wumve icyumba kirimo Nshizirungu, umwuka wera jujuju. Nawe yatwigishije neza rwose, Imana imuhe umugisha, ashyiramo ya mpano ye nyine yo kutumara irungu, umuntu akumva nta bitotsi, nta bintu byo gusinzira cyangwa ngo urebe ku ruhande. Abantu twese tuba twishimye, duseka, twumva Imana nyine turyoherwa. Imana imuhe umugisha, nawe turamukunda cyane. Imana imuhe umugisha kandi mukomereze amavuta n'impano yamuhamagaye rwose, imwuzurize ibane nawe mu izina rya Yesu. Hari akantu Nshizirungu yatubwiye natahanye. Imana ni nziza kabisa. Yaratubwiye ngo kwihana bizatuma uwapfuye n'uwamwishe bose bahurira mu ijuru. Mwumva icyo kintu? Kwihana bizatuma uwapfuye n'uwamwishe bose bahurira mu ijuru. Kubera kwihana ibyaha, ukihana ko wishe umuntu, bizatuma wowe n'uwo wishe muhurira mu ijuru. Ndabakangurira kwihana ibyaha, nicyo kintu kizatuma ujya mu ijuru Imana ititaye ku byo wakoze, kuko Kristo yaraje ngo amareho urubanza rw'ibyaha mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma n'umwigisha wa gatatu nawe wagomba kutwigisha ijambo ry'Imana. Tuba dufite umwanya muremure wo kumva ijambo ry'Imana, ko guhera mu gitondo saa moya kugeza saa 10 z'umugoroba. Urumva haba harimo umwanya muremure kasi wo kumva ijambo ry'Imana no gusenga. Ubundi kumva ijambo ry'Imana no gusenga nibyo bifata umwanya munini, hanyuma tukanahimbaza Imana nyine, tukabyinamo, tugasirimba. Uyu rero ni umwigisha wa gatatu witwa Samuel. By'umwihariko ngewe n'ubwa mbere nari mubonye, ariko ni umukozi w'Imana rwose uhamagawe neza cyane. Imana imuhe umugisha. Yatwigishije iteme ivuga ngo ubwo umwuka wera ahari tuzabibasha. Ubwo umwuka wera ahari tuzabibasha. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose utekereza ko byakunaniye, bya bindi wumva bimeze nk'ibyakwizingitiranyije by'ibyaha, wumva byakunaniye kureka, bya bindi wumva bikugoye, bya bindi wumva byabaye ibidanje, ubwo umwuka w'Imana ahari tuzabinesha. Niko yatwigishije. Imana imuhe umugisha, nawe twarafashijwe kabisa, twagize ibihe byiza. Ni umukozi w'Imana uhamagawe, twuzuye umwuka kabisa. Yatubwiye ku mwuka w'Imana turawuzura turawuzura, dutanga n'amaturo mu nzu y'Imana n'icya 10, turahezagirwa mu nzu y'Imana, duhabwa umugisha. Imana ibahe umugisha cyane abantu babanye nanjye guhera iyi video itangira kugeza irangiye. Iyi video ikintu nayikoreye ni ugukangurira no gushishikariza abantu b'Imana kujya bashaka umwanya wo kujya mu nzu y'Imana no gusenga, kubana n'Imana. Nta hantu umuntu agira ngo abatagisenga habaho,
nta n'ahantu umuntu agera ngo agabanye ibihe byo gusenga. Aho isi tujyana naho kongera amasengesho, aho iminsi twerekeza naho kongera amasengesho, ntabwo ari aho kuyagabanya. Abantu bazi imirimo Imana yakoze, abantu bazi icyo gusenga byazanye ku buzima bwabo, mujye muza dusenge, dufate umwanya dusenge, tube mu nzu y'Imana, duhere mu gitondo saa moya tugeze saa 10 z'umugoroba. Hanyuma uzajya uza kuwa gatatu uhere saa moya ugeze saa 10 utahe uruhuke, nurangiza kuwa kane ujye gucuruza, uzabona ibifaranga uzabona umugisha. Imana izaguha amafaranga, Imana iguha umugisha, Imana yivange muri business zawe, Imana yivange mu kazi kawe. Wenda abo mbwira cyane n'abantu bikorera, wenda abatikorera bishobora kubagora kubona umwanya, ariko abantu bikorera rwose ubasha kuba ufite imfunguzo z'akaduka kawe cyangwa se ikiduka cyawe cyangwa uruduka rwawe, uko yabingana kose, ukaba uzi ko urwifitiye, shaka umwanya ujye mu nzu y'Imana, ugende ujye gusenga. Hari n'ababa bafite aba bakozi ushobora gusiga mu kazi, wenda bidasabye ko ufunga, ukamusiga mu kazi. Hari abatinya ngo nimusiga mu kazi ndasanga yanyibye, oya musige mu kazi, hanyuma mukurikiza amasengesho, Umwuka Wera musanga, murinde kwiba akaboko gahini. Imana ibahe umugisha, mbashimira cyane cyane. Ngiye ngenda nta bwoba mfite, nkavuga n'ibyanjye Imana irabisigaramo, duhinja Imana iraturera mu izina rya Yesu, kandi rwose nsanga yatureze kuko Imana ni nyembabazi, iraturera, ni nyarukundo. Hanyuma n'ibindi byose Imana ikabijyamo, nkabona umugisha w'Imana kandi nkanatahana n'ibihe byiza nuzuye Umwuka Wera. Murabona ukuntu tuba dusenga, tugira umwanya wo kwirekura, ugasenga ukabwira Imana buri kimwe cyose 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 cyose. Bakozi b'Imana bakadusengera, tugataha twuzuye umwuka, wumva usendereye mu bugingo, wumva waguwe neza, wumva wababariye umwanzi. Imana ibahe umugisha cyane. Ndashimiye abantu mwarebye ino video, Imana ibahe umugisha. Twagize ibihe byiza hamwe namwe, ubwo ubutaha nzababona mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Naho muri video y'utaha, ubwo nanone icyo Umwuka w'Imana azadushyira ku mutima nicyo tuzasharinga. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kubwo kudukurikirana, ni support yanyu ku murimo w'Imana, ni n'inkunga. Imana rero ibahe umugisha cyane, naho ubutaha turabakunda. Bye.